wenda ndagendera kuri ibi byavuzwe mu minsi ishize bya ba Ben na ba Melodie ako kantu mu mutima w'umuhanzi wese kabamo nanjye kambamo nk'abashaka kwica izina ry'undi kugira ngo abari ucuruza cyane utuntu tw'ubugambo tubaho nga dututumba ntago. Yes, let's go. I wanna look at you, baby kidogo, Katerina. Bruce is my name, of course. Lakini nimechange Melodie because I used to be a producer. Ayo, Shad. Shad Breeze. Quick question. Muzimambe watubwiye ukuntu imbwa zinyara zimanitse akaguru. Impamvu imbwa zinyara zimanitse akaguru. Imbwa zari nyinshi aho zijya kunyara ahantu ku gikuta. Igikuta kibashyira zibiri. Igikuta kimaze kuzibwira zirapfa, izarokotse rero zitega akaguru gusa kugira ngo kitagwa. Yes, my name's Ila Dodos. That's OBTV. Mumezea vibe ariko mamu mura vibe nga nkuko meze cyangwa iyo muri kunyumva mamu ntago mamu meze neza. Okay. Mumeze neza? Ndeni gakeya. Bo. Ndumva ibintu biri gutinda ngo mvuge utuntu tw'utundi. Ko ufite umuntu nka mwana. Sasa. Yes, natwe nago turi butinde uyu munsi. Turakora agasize naga topic gato tugiye kugarukaho kagufi cyane ariko gafite kari mu bwenge kari hot. Undi kuba ndi kumva none ufite amagambo yagerekanye cyane. Ni saga ya Bruce Melodie ndetse na the band. Ko no byafite. Yes, ariko mbere ko tujya kuri saga ya the band, telefone ikomeje kuvugisha abantu. Ariko bamwe bamwibye telefone. The band ya miliyoni 1,500. Abantu batunga mwana. Binose. Abantu batunga bagiye no mu nkiko. Ndaza kubireba n'ibikuru afreshe. Ariko reka tubanze dukore iki kituzanye itopike. Izumanuye Bruce Melodie ndetse na the band. Ni bamwe mu bastari. Bari hano mu Rwanda bakomeye. Cyavuzwe cyane mu minsi ishize by'umwihariko The Ben arimo aravuga kuko afite ubukwe 25 na 24. Bruce Melodie afite aravugwa cyane kuko ni umuhanzi ari gukora amahiti n'abahanzi bakomeye bose ni n'aba legend rwose n'abakera. Ariko The Ben arakuze, bose barakuze. Melodie mu yihuyu oya rwa ngo Melodie akuze kuko urumva Primus Guma yabayeho ari no duhena yeraho. Kona bajama barasirimutse bose barakuze abana bajama barasirimutse. The Ben exite bera Primus reka mero na oria Medi ntayo. Urumva bari bagiye kuyizana nibwo bari reka tuzabigaruka. Bari baragiye hanze yabaye baragiye hanze ko numva bari kubitwara. Ntabwo babigirwa ni Tom Cruise icyo twaye cyambere na King James cya kabiri ko numva batari nyine iyo baza wenda byari kuba ibintu bikomeye ariko Imana ishimwe byarangiye nyine tutumvise ukuntu bimeze. Ariko se Ira wowe ariko yego ndikukumva yego nagiye kukubaza wowe beef hagati y'abahanzi yego wowe ibyo bintu ubishyigikiye ubyumva gute? Ubundi wowe bifata gute iyo bavuga ngo umuhanzi wagahuje amaboko na mugenzi we ngo baduhe ibintu byiza ngo bahe abanyarwanda umuziki bifuza iyo bafitanye beef ubifata gute? Wowe ubyumva gute? Njyewe ndi ku giti cyanjye sibyo neza ko beef zigiranwa n'aba bajama baririmba injyana z'umujinya hip hop ibintu nk'ibyo. Niba narinzi kuko wumvaga batukana ukumva indirimbo zose za Majid ukumva indirimbo za Nyakugendera Jay ukumva baratukana. Yego ntabwo nzi ko muri R&B muri zino njyana zituje habamo beef. Ntabwo naje gusanga ariho haba beef zikomeye kurusha ahandi izino njyana z'umujinya twita z'umujinya. Rero tuvuga ngo akenshi hari ababikora byatangiye gutraininga cyane igihe Philipita yajyaga gusora indirimbo na Marina. Iyo se nayimenye yo yo saga se nayimenye. Marina yaratwise no batweretse ari mu cyumba
baryamanye na Philipita dore ko basohora indirimbo yego abantu urumva abantu tugira ngo ni bya bindi bisanzwe abantu turaza turabitindaho nyine tutari twamenye yuko ari inzira zigiye gutangira gukoreshwa noneho mu gusohora indirimbo ukumva umuhanzi ngo yavuye muri lebo kumba irimo agasohora indirimbo abantu bakavuga ati reka tuye kureba bya bintu yaririmbye nyuma yo kuva muri lebo ngo yavuze kana kabura yabatutse bura yabibasi kandi ejo bwagaruka mu gitondo ukumva ngo baganiriye ari bya bindi byitwa showbiz cyane bakatuze babo rero njyewe nari nzi ko ariko hano namenye ko atari showbiz ni kuri The Ben na Bruce Melodie tugiye no kugarukaho byarabanje biravugwa abantu baravuga ati bagiye kudutamo umuzigo ati uyu muzigo wa Bruce na The Ben no bazabura umuzigo umeze uti Bruce baravuga ati njyewe The Ben twagiye muri twahuriye muri studio dupanga boro arabyivugira Bruce birangira ute birangira nta gikoze ako njye nabiketse ahantu kamwereka ahantu nabiketse Bruce Melodie yakoranye na Konde boy Harmonize sibyo The Ben ahita akorana na Diamond uko ari babiri Harmonize na Diamond urabizi ko batajya imbizi ubwo rero niba amatwara yarahagurukiye aho sinzi nese utambeshye ubwo bafiki ku giti cyanjye cyangwa byatangiye cya gihe Melodie avuga ngo ba The Ben ba Medi ni abanebwe niho naho byahereye ntabwo uvuga ngo ibyo byose birashoboka ariko aho byabereye ikibazo bikagurumana noneho ibyo byose abantu bavuga tukabyumva niki ejo bundi mu gitaramo The Ben ajya i Burundi byaravuzwe n'ibitari byaravuzwe mbere biravugwa yego ahubwo badukoreye agakoryo hari beef yigeze kuba 50 Cent sinzi undi mu raperi bari bafitanye beef arangije nkuko waba ufite performance dodo aragenda agura amatike yose urumva abashinzwe kugurisha amatike bagira ngo ni abantu bari kuyagura agura amatike yose yo mu gitaramo ajyamo ari umwe agiye guperforminga rero ntacyo Bruce Melodie na The Ben badukoreye ako kantu Melodie yabanga igitaramo The Ben akarangura amatike yose yo muri arena hanyuma event ikazitabirwa n'abanyamakuru na Bruce Melodie yabana ngaho nabemera nahita menya ko beef iri seriye ni ukuvuga ngo byanga bikunda The Ben ntacyo yigeze abivugaho yego mujya mutuje ntacyo nawe bivugaho no kuva ibyo byose byavugwa ntacyo The Ben aravuga ati rero ngiye Bruce Melodie byumva bino Bruce Melodie urabizi ko ni munyakazi avugiraho aravuga ati none wowe urabizi ko The Ben yagiye Burundi ararira tinamugaburira ni gute umugaburira urabyumva se ko umugaburira ako yari yishimye cyangwa ni akose bundi wakwishima byo yawe ubwo njye nawe ugiye kuvuga ko ngende team Brice nawe nuvuga ko ibya team byo byaravuzwe cyane umva yaba team Ben na team Bruce ubwo ni The Ben oya team ya The Ben menya ari team A oya bavuga team Bruce na team Ben ni Ben na ba ni Ben na ba yego none ibyo bintu by'amatimu ntabwo ubundi byagakwiye pe ubundi kuntu byagenze bari kugira ngo bazi kudukoma neza kudukoma bino bintu bikivugwa n'aka kanya ko biracyahari biracyari uruntu ntabwo akanya ubwira umufana ati ari The Ben ku mboga zose usanga bari gukompeta na Bruce ni nduri hejuru ku giti cyawe ni nduri hejuru muki nyine ni ukuvuga ngo barabakompeta babakompeta mu muziki kandi tugatangira ikiganiro umbwira ati bose ni aba legend okay ni nduri hejuru noneho njyewe ubushize nimba twarigeze kubivugaho gakeya ariko tuhita tubangura twigendera sibyo umuntu yavuze ngo umwe ari kubaka abafana sibyo undi ari kubaka abakunzi nimba koko ubwo ninjya kuvuga tugiye kuvuga no kuvuga ngo tugiye kuvuga mu buhanga oye no kuvuga ngo niyo ikintu uvuze ntacyo The Ben ari kubaka abakunzi Bruce ari kubaka abafana nicyo ni ikibazo nabyo Samson ari guhura nabyo Samson yubatse umufana ntabwo yagize yubaka umukunzi umukunzi wa muntu azabwira ati nyaboneka
mfite igitaramo nubwo kidashamaje muze mukora iki ni uzaperforminga ni gifite stage n'umuhanzi runaka nawe udafite izina muze ariko umufana zazaje anakurikiye abaje muri icyo gitaramo. Yego. Ntabwo rero Bruce Melodie kubaka umufana nta gaciro birimo. Umufana no kwanga ejo mu gitondo example fana reyo Resiporo nitsindwa ndajya gufana APR nicyo bita umufana ariko umukunzi akunambaho. Twagiye warumbajije ngo ninde urenze nge rero kugenda turagendera kuri save sibyo save mbaho tugiye kureba awards the Ben yitabiriye niyo yaba yarabaye na nomine ibyo nabyo birahagije sibyo. Hanyuma turebe na Bruce Melodie ngo ngiye the Ben wandi kuvuga ko Bruce Melodie ashobora ani urenze sibyo. Yego gute rero Bruce Melodie yitabiriye Cox Studio urabyibuka? Yego turebe ngo Chrises yandabyiye. Yego urabyibuka? Uriya muhungu aho ngaho baramushimye ngo azi afite voko iri hejuru kuko aririmba to nyine yo hejuru n'abanyamuziki sinzi ukuntu babivuga. Aho ngaho muri Cox Studio baramushimye ari naho yahise abonera amahirwe yo gukorana na Calligraphy John nawe ni legend unakomeye muri Africa sibyo. Ikindi ni wenda ntidushaka tunavuge kuri iyi ngiyi iri quick yejo bundi yabaye nomine muri yego aranayihabwa. Ubare za The Choice yagiye atwara ubare Kiss FM nazo Kiss FM niba bayita Kiss FM Award Kiss Sama Award nazo yaraziteruye even na The Ben izo ebyiri ashobora kuba yarazitwaye ariko urumva bahuriye muri ebyiri hamwe difference yebyiri. Ikindi nitureba hard work sibyo yego ugereranyije The Ben na Bruce Melodie yego umuntu ukora cyane wowe ubona arinde ku giti cyanjye navuga yuko yaba The Ben arakora mu buryo bwe kuko ari gutegura album. Noneho kirahari birebe noneho mu maso y'abantu twe tuba dukeneye kubona producer bazidushimisha. Bruce Melodie arakora kandi arakora cyane sibyo ntasiba gukora ariko umenye ko The Ben igihe amaze mu muziki ushobora gusanga papa se yarafite mu muziki yarazikuyemo urugero turendeze ng'urugero kakigiye bishombira ko bakakanye se gusora indirimbo bimushamaje none kuki bitamushamaje inyungu yakuye mu muziki yasibyaje umusaruro. The Ben inyungu nawe yakuye mu muziki ashaka kuba kivuga ati ku muziki ni ibintu ngomba gukora ko Bruce nako Den King James asora indirimbo rimwe mu mwaka kandi tukayikunda. Ariko uko ko King James afite anoza iri hanze iri album yiwe sincyashye album bayita imaze igihe kingana sindi kubikizira ariko imaze igihe. Yego album imaze igihe ako mwana gutegura album biratinda na The Ben rero ari gutegura iki album ayo makuru ndayafite tuzayirebana ari gutegura album wabona iri heshatu album yitwa album ihereye ku ndirimbo 6 ngo hari icyo bita EP ni indirimbo 5 indirimbo kumanuka noneho album ihera ku ndirimbo 6 nubwo ufite 7 witwa ko ufite album nuko rero na Bruce Melodie ku giti cye arakora sibyo anafite n'ibikorwa byinshi abadutamo projet nyinshi sibyo ariko nje kuyitangira nubwo numva twagombaga kuba kompeta urebye korabo noneho bafitanye korabo ngenda ko igendera ku mafaranga na capacity ufite mu nyungu muri ibyo bintu inyungu ufite muri ibyo bintu nibyo bigwa korabo none se ubwo kugira ngo The Ben agere kwa Harmonize utekereza ko byihuse ngazi kuririmba cyane n'amafaranga icyambere n'amafaranga yewe nuko ngo Harmonize wamwishyura ukaririmba ubusa nta kibazo we ashobora kuvuga ati okay ndagusubiza amafaranga ndi kubona iyi product twakoze ari mbi unsibemo ngewe none voice zanjye muzikuremo none aho ngaho mpise mbona akabazo kihuse ubwo ushatse kuvuga ngo Bruce Melodie afite amafaranga menshi kurusha naye afite after yaye ngaho tubare korabo rero niba korabo kugira ngo nabijyane ushobora kwitumbwira ati yakoranye na Shage ejo bundi si we wenyine nari ngiye kuzimanuka zose zibana wazizingiye nta ndirimbo afitanye na Shiba Kalungi yego ngo fresh manuka fresh oya fresh ari kungora ni kungora yego oya kungora ni sani na Rwanda hari indi ndirimbo yaririmbye kiva muri Cox Studio sibyo ni collabo afitanye indirimbo na Calligraphy yego afitanye indirimbo na Harmonize yego afitanye indirimbo na
simbaze enye n'uwo mushyashya wari uvuze enye basi n'abantu b'ibyamamare dufite hano ni ukuvuga ngo twagiye kwa The Ben n'uburetse mbere ko tugiye kwa The Ben Bruce Melodie izo koraba yazikoze mu myaka ingahe ishize mu myaka ingahe wenda harimo intervale nini nibyo abo rero bagiye bakorana muri icyo gihe bari bahendutse bari ku rwego rw'amafaranga agombaga kubaha muri icyo gihe oya ntubanze unyumve ngo nidufata kugira ngo dufate muri uyu mwaka afite korabo ebyiri tugendere kuri izi ebyiri noneho twagiye Calligraphy John ni muri uyu mwaka bakorana iriya ndirimbo amapiyano ntiyadutse se muri uyu mwaka y'amapiyano ushatse kuvuga ko Calligraphy John ari umuntu uhendutse cyangwa uciriritse ni ukuvuga ngo ntabwo mvuze ko aciriritse uhendutse uca make hoya ashobora kuba adaca make kavuga ati tugiye gukorana na Bruce Melodie byanga bikunda afite izina afitanye korabo ebyiri na Harmonizer nubanze unyumve oya nubanze wumve nubanze unyumve ni ukuvuga ngo ashobora kuba adahendutse ku giti cyawe nk'uko uri kubyumva nyine ariko byanga bikunda Bruce Melodie yakoranye na Diamond ntabwo ari oya nyine barakoranye wapi kuki batari bakorana kamwereke ntaza mu Rwanda uretse nkwereke kuri Diamond afite condition igoye ari nayo Meddy yashatse gukorana na Diamond biranga arabyanga ni ukubera iki Diamond afite condition ngo njyewe nidukorana indirimbo uri bushore sibyo indirimbo zirahenda yaba video yaba iki hanyuma icuruzwe kuri platform ya Diamond urukumva ibyo bintu njyewe ari njyewe nyiri umushinga ntabwo iyo boro nayemera uri kumva kuki utayemera kandi inyungu zizavamo ari zizavamo se njye byose wabyizera gute ko ari buguha amafaranga yose abonetse nyine n'ubundi ikintu cya mbere iyo asohoye indirimbo kuri iyi aba ari kuvuga mbona amafaranga platform zanjye zizamuke gutyo nicyo kintu ubugamije noneho sasa iyo condition yo kuvuga ukiri aho The Ben kuki yabisize ku mutwe yabimuhaye ntose niba nyine aciringa nyewe niba yaravuze ngo njyewe oya ibyo bintu n'amafaranga bikora ntago ari amafaranga we aravuze ngo nkeneye FM sibyo nkeneye FM y'indirimbo yanjye ndi kumwe n'uyu musore kuko iyo ndirimbo ya Diamond na Nuza yarakubise The Ben urwego agezeho rwo kuvuga ngo akeneye FM atayikeneye gute se ubu ngubu nkubwiye ngo Ben reka tuguhe FM ukorana indirimbo na Chris Brown yavuga ngo cyangwa yavuga ati ndabyemeye nose ubibwiye Bruce Melodie yabyanga nawe ntiyabyanga sibyo noneho management aho ngaho management ya Melodie ishobora kuvuga uti bitewe n'amafaranga ko ari twe tugiye kuyashora iyo ndirimbo muyihorere kuko gukorana indirimbo na Chris Brown byaba bihenze ngira ngo uzareba ama behind the scene yuri yamusanye arahenda iyi ya video uzko ashobora kuba ahenze kurusha na filime tujya tubona uri kumva rero iyo risk yo gufata ibyo bintu birarenze ahubwo tukiri aho ngaho umusani wacu Bulldog harya yitwa ndeka akazina uziko yahinduye kuri Instagram nago wabonaho Bulldog Bulldog nago Bulldog nyine umusani hip hop maker wacu cyagenze ute inkuru nawe yagize icyo avuga kuri bino bintu anabagira n'inama n'ubundi still ngira ngo tugiye turakanyuzaho gato mu masegonda make bumve icyo yabivuzeho nyine n'ubundi yes nuburetse ibya Bulldog n'ubiretse kandi avuze neza wowe ntabwo byumvise kuvuga neza nuburetse twanzuye iki hagati ya Bruce Melodie na The Ben kari akantu ka Bulldog uragasubizamo bongere bakumve bwa kabiri nta kibazo so njye ikintu navuga kuri zino nshuti uko ari ebyiri pe nimba kuko batari gukora showbiz nkuko twagiye tubibona ba papa cyangwa bagenda bakavugana nabi bakabwirana nabi n'ubu baracyavugana nabi yego hanyuma tukazasanga oya nuko ngo nge natanye nkubwira ko ibyo twabaga tuzi ko ari ugutwika agakira ugutwika papa cyangwa ajya hanze agafata rock akamushyira hanze guhera ku murongo
akavuga tukagira ngo bagiye gusora proje ukwezi kugashira umwaka ukaza kimutuka ni urwango ako kantu rero ntago gakwiye pe habe na gake nyine n'ubundi ni hahandi dushobora kubona muziki yacu hari urwego runaka yari igiye kujyaho hanyuma tukaba turi kwisubiza inyuma ibi bintu nyine nimba uri kubona no mu banyamakuru nyine hari bujyemo team Ben na team Bruce ntago ibyo bintu bitwika ni hahandi uzaza Bruce Melodie yasohora indirimbo team Ben ntiyikine yose nese ubwo usanze nawe uri team Ben nkaba ndi kuvuga Bruce ubwo urumva ahanjye hose wazahakata hagasigara aha Ben ni nako bigomba kugenda oya yes ni OBTV my name is Iraga Dodosi ntekereza ko turi mu bantu rwose babaha show sibyo cyane muri minsi turi kubakorera mbe namwe mufata umwanya rero mukande subscribe banatubwira muri comment banatubwire oge muze kumubwira ngiye nditonda nganje umwana mwiza yes mu masekonda 7 dusigaranye gira ikintu ubwira abantu bacu ikintu nabwira abantu bakurikiye OBTV abantu bakurikiye Ogi ndetse na Ila Dodos akaba amazina muyumva mute Sadure mu cyumweru gitaha Monday to Friday tuba turi kumwe ni OBTV